Abenshi mukunda kwibaza muti ko Keti Bashabe ari mwiza akafite igikundiro ndetse n'ubwenge nukubera iki atabaye Miss Rwanda? Ntago ari uko yarabyanze ahubwo nuko byagenze. Reka mbatera gastori gatoya. Kwamamara kwa Keti Bashabe byatangiye mu mwaka wa 2010. Icyo gihe Keti Bashabe yari afite imyaka 20 nibwo yafashe umwanzuro wo kwitabira amarushanwa y'ubwiza MTN 2010. Icyo gihe Keti Bashabe yarahatanye n'abandi bakobwa benshi bagiye batandukanye n'indi batanira ikamba ry'ubwiza. Byaje kurangira uyu Keti Bashabe bose abahigitse yegukanira ikamba ry'ubwiza bya MTN. Ni ibintu byamutunguye cyane kuko we nago yatekerezaga ko byakunda ko yahigika abakobwa bangana gutyo akigukanira ikamba. Gusa byanamubereye motivation yumva ko nandi makamba yo hejuru byakunda ko yaza yegukana. Abantu mwakurikiranye irushanwa rya Miss Rwanda mu myaka za 2012 ngira ngo murabyibuka. Abahatanaga babanzaga guhatana mu rwego rw'intara ndetse n'umujyi wa Kigali, hanyuma batsinze bakajya mu cyiciro cya nyuma hakavamo wegukana ikamba rya Miss Rwanda. Keti Bashabe rero mwaka wa 2012 yahise yitabira amarushanwa y'ubwiza y'akarere ka Nyarugenge. Uwari kuryegukana yari kuhitabona tike imwerekeza mu marushanwa ya Miss Rwanda ahagarariye umujyi wa Kigali. Byaje kurangira n'iri kamba rya Miss Nyarugenge 2012 Keti Bashabe ryegukanye. Icyari gikurikiyeho no kujya guhatana ku rwego rw'igihugu. Ku mugoroba wari bubereho irushanwa ryabanzirizaga umunsi wa nyuma wa Miss Rwanda, Keti Bashabe yakiriye inkuru itari nziza ko papa we uherereye mu gihugu cya Kenya akoze impanuka. Byatumye atitabira iryo rushanwa ahubwo ahita afata indege yerekeza mu gihugu cya Kenya asanganira papa we wari wakoze impanuka. Ngayo nguko iby'urugendo rwa Keti Bashabe muri Miss Rwanda. Ngende Mideli w'Abanyarwanda.